Tuje mu mudahwema gukurikira Smart Radio and Smart TV. Uyu munsi twabateguriye kandi tugiye kubagezaho uko ibirori byo kwakira abanyeshuri n'abarezi bashyashya muri Fatherlam TSS. Ibi birori byo kwakira abanyeshuri bashyashya n'abarezi bashyashya byari ibirori byiza cyane, dore ko football ariyo yakiriye abarezi ndetse n'abanyeshuri bashyashya muri Fatherlam Kabuga TSS kugira ngo bubake imibanire myiza hagati yabo. Uyu mukino wahuje abarezi n'abanyeshuri ku itariki ya 26 z'ukwa 10 2022 nibwo umukino abarezi bawusabye umuyobozi w'ikigo Padiri Rudahungakiza Edmond Mali, basaba ko uyu mukino wabahuza n'abanyeshuri mu rwego rwo kwakira abanyeshuri bashyashya n'abarezi ndetse no kwakira umuyobozi mushya ushinzwe amasomo bakunze kwita Prefet des études. Umuyobozi w'ikigo yahise abemerera ko bazawukina ku itariki 28 z'ukwa 10 2022. Kuwa gatanu ku itariki 28 z'ukwa 10 2022 ku isaa 10 nibwo umukino wahuzaga abarimu n'abanyeshuri mu mupira w'amaguru nibwo wari utangiye. Wari uyobowe n'abasifuzi batatu bayobowe na Gasasira Awali wari hagati mu kibuga. Uruhande rw'iburyo hari hariho umusifuzi Silas Nzirorera. Ku rundi ruhande rw'ubumoso hari Sandrine Umukundwa. Saa 10 zuzuye nibwo Gasasira Awali yarahushye mu ifirimbi. Umukino buratangiye. Habayemo guhangana mu minota ya mbere, ariko biza kurangira igice cya mbere ari ibitego 3-0. Bihakazi kenshi umutoza w'abarezi Damien. Umutoza nta kindi yakoze, yaganirije abakinnyi be baza mu gice cya kabiri bafite imbaraga zidasanzwe. Bishyuramo ibitego 2, ariko birangira abanyeshuri bagaragaje ubukaka batsinda n'igitego cya 4. Umukino urangira ari ibitego 4-2. Abanyeshuri begukanye uyu mukino neza cyane nta kibahungabanyije. Umukino urangiye twaganiriye na kapiteni w'abarezi Habarurema Jean Felix, agira icyo atubwira n'icyabuze kugira ngo begukane umukino. Reka twumve Jean Felix. nkaba ndi umurezi hano muri Fatherlam Kabuga TSS. Uyu mukino wagoranye cyane kubera abakinnyi banjye bari bamaze iminsi muri vacances igera ku mezi 3, bituma tutari turi physically fit, bituma iyi match twari tuviriyemo, ariko bigaragara ko mu zindi match ziri imbere tuzakora cyane kandi tugatsinda nk'uko tuba tubishaka. Ku rwego rw'imyigishirize birafasha iki, birunga ubuhe bumwe hagati y'abarimu n'abanyeshuri? Murakoze cyane. Uyu mikino impamvu tuyishyiramo n'imbaraga n'ubuyobozi bw'ikigo bidufashamo, aba bana twigisha tuba dushaka gukreya commitment cyangwa se ubusabane cyangwa se batwibonemo atari uko turi imbere yabo tubigisha, turi no mu kibuga babone ko turi abarezi babo kandi muri byose, kuko iyo turi mu kibuga batwisanzuraho. Ejo iyo tugiye mu ishuri bakabona twari turi umwe, bigatuma babasha gutsinda amasomo yabo kandi neza. Biratanga irihe somo rero yaba kuri mwe no ku banyeshuri? Muri rusange ni uko nk'umurezi bidufasha ko tutagenda ngo turyame. Akazi dukora gasaba imbaraga cyane, kumara amasaha 12 uhagaze bisaba ko ugomba gukora siporo kugira ngo ukomere. Kandi ikindi ku banyeshuri basa nk'abakireza siporo bahita babona ari ibintu bidasanzwe, bagashyiramo imbaraga kugira ngo n'igihe kizaza cyangwa se ntibaruhanye n'ubuyobozi bw'ikigo bajya babona ko n'abarezi nabo iyo siporo bayikunze kandi igire n'ikibamara, kuko iyo umwana yakoze siporo akajya mu ishuri abasha gufata neza amasomo tumuhereza. Siwe gusa twaganiriye, twegereye na kapiteni w'abanyeshuri Gasole Espoir, atubwira byinshi ndetse no ku ntsinzi yabo. Nuko n'umukino watumye twongera experience no kumenyana ku bana bashyashya bari baje, byatumye turushaho kumenyana ku buryo undi mukino utaha tuzaba turi gukorana neza nka team. Mu rwego rw'imyigire rero birabafasha iki? Mu rwego rw'imyigire, siporo n'ubuzima biradufasha ko umubiri wacu ukomeza kuba uri fit, ku buryo amasomo tuzajya tuyakurikirana twaruhutse mu mutwe neza. Izi siporo nk'izi wazibonaga ahandi cyangwa umwihariko kuri iki kigo wabonyemo? Ugereranyije n'ibindi bigo, iki kigo icyo kidufasha nuko babigira itegeko, n'uvuye ahandi ntazi hano ngo yicare
bigatuma umwihariko w'iki kigo rero turushaho gukora bitandukanye n'ahandi, kuko ahandi uba usanga hakora ababishaka cyangwa se babikora biri aho gusa, ariko twebwe tukaba tubikora dutekereza ko ejo hazaza bizatubera iterambere ryiza tukaba dukora nk'umwuga. turagushimiye, urakoze. Ibirori byasojwe n'ubutumwa bw'umuyobozi w'ikigo Padiri Rudahungakiza Edmond Marie, aduha ubutumwa tubwira n'icyo uyu mukino wari ugamije n'ukuntu babiteguye. Josiane yaganiriye na Padiri Rudahungakiza Edmond. Reka twumve ikiganiro bagiranye. Rero bisaba guhozaho cyane cyane yuko ugereranyije n'abanyeshuri, abarimu nubwo ekipe dufite y'abarezi ari abarezi bakiri batoya, bakiri abajene, ariko ugereranyije n'abanyeshuri barakuze nyine. Bibasaba rero guhozaho kandi barabigerageza kugira ngo nibajya mu kibuga batananirwa vuba. Hanyuma ku banyeshuri bibasaba nabo n'ubundi kwibuka ko siporo hano mu ishuri muri rusange ni n'itegeko, nabo bagomba kuyihozaho, ntibishimire kuba barushije igitego kimwe cyangwa bibiri abarimu. Hano tujya dukunda kuganira tuvuga ko igitego kimwe cy'abarimu kiba kivunje 10 by'abanyeshuri, bivuga yuko n'abanyeshuri bagombye kugira igitego ari uko bagejeje nibura mu 10, ariko biba ari ukugira ngo bumve yuko niba bakinnye n'abarimu kandi abarimu bakuze, abarimu bakabatsinda cyangwa bakenda kunganya, bizagorana ko bahura n'andi makipe y'andi mashuri habi mu mikino ya gicuti cyangwa se mu marushanwa ngo babatsinde. Turabashimiye, murakoze cyane. Akaba ari uko ibirori byo kwakira abanyeshuri n'abarezi bashyashya byagenze muri Father Ramon Kabuga TSS. Turabashimiye mu mudahwema gukurikira Smart Radio and Smart TV. Nge nari David Izabayo, mwakoze kudukurikira. Ciao ciao.